Hari ibintu bimwe na bimwe abagabo bafite urukundo cyangwa se abagabo bakurura abagore bagiye akenshi na kenshi bahuriyeho. Ariko se waba uzi ibanga ribahesha uwo mutuzo ndetse n'uko guceceka bikaba byatuma bakurura abagore cyangwa se bagusha buri mugore wese ubabonye kandi nta kintu bavuze bo ubwabo, bari aho bicecekeye ndetse bafite umutuzo? Niba wifuza kumenya ubu buryo ugira kuri burindwi, icyizere, umutuzo ndetse no kuba umugabo ufite igikundo cyangwa ukunzwe cyane n'abagore kandi yiturije kandi ari umuntu ukunda kuba acecetse, rero turebane hamwe aya mayeri akomeye atuma abakobwa cyangwa se abagore bakurikirana uwo mugabo ufite umutuzo kandi umugabo ucecetse cyane, bakaba bamwishimira ndetse bakaba bamwifuza, bakaba bakumva bagumana nawe kumarana igihe kinini kandi ubona ari umuntu ucecetse ndetse umuntu utuze cyane, ndetse ukumva bamufitiye irungu ndetse iyo adahari ukabona baramushaka cyane kandi akenshi na kenshi ari wa mugabo utuje udakunda kuvuga. Guma hano kuko tugiye kurebana ndetse tugiye kukwereka uburyo ushobora kugira uburanga burenze imisusire yawe maze ukaba wagusha igitsina gore biturutse mu guceceka kwawe ndetse n'uburyo bworoshye cyane. Ese waba utinyutse witeguye kwataka cyangwa se witeguye kumenya ubu buryo guceceka k'umugabo cyangwa se guceceka kwawe niba uri umugabo byakurura ndetse bikagusha buri mukobwa wese muhuye? Reka dutangire, ariko mbere yo gukomeza amenya ko wakoze subscribe, please like kuri video ni ingenzi ndetse igitekerezo no kubyumva muri comment kugira ngo tujye tubana neza. Ibi bintu numara kubimenya uraza gusanga gutuza ndetse no kubaho mu mutuzo ucecetse utuje cyane ari intwaro ndetse ari imbarutso ikomeye cyane yo iba ku mpimba y'abakobwa cyangwa se ku gitsina gore, ari cyo cyane cyane kibasha kubashitura cyangwa se kibasha kubakurura mu gihe wahuye nawe cyangwa se mu gihe mugiranye ibiganiro cyangwa se mu gihe mwagiye mubana mu bintu bigiye bitandukanye, akabona ugira umutuzo ndetse uri wa muntu ucecetse, bikaba byabasha kumukura ndetse bikaba byamugusha. Impamvu ya mbere guceceka abakobwa benshi bibakurura cyangwa se biba byagusha igitsina gore, buriya umugabo utuje kandi ucecetse uba usanga afite icyizere mu byo akora, niyo yaba atagifite ariko ibintu biranga ufite icyizere ndetse umuntu wihagazeho mu byo akora uba usanga buri gihe afite umutuzo kuko aba yabonye umwanya munini wo gutekereza kuri ibyo bintu kandi akaba bifite icyizere. Abagore akenshi bakururwa n'umugabo uzi icyo ashaka kandi ufite icyizere ku buryo anything cyangwa ikintu cyose runaka cyaza usanga umugabo afite confidence iri hejuru, niyo yaba atizeye ibyo bintu cyangwa se ibyo bintu afite icyizere atabizi, kandi bigasanga bigaragaza umubira cyangwa se biranga umuntu ucecetse n'ubasha kuba afite uyu muco nyine. Ntugashidikanye ku cyemezo wafashe cyangwa se ku byo ugiye kuvuga cyangwa se ku byo wavuze, uko uba ugomba guhora umeze nk'umuntu uri mukuri kandi ufite icyizere, kandi mu gihe utuje umukobwa yumva ko ibintu byose uvuga uba ubyizeye kuko uba ufite akanya gahagije cyangwa se uba warabaye igihe kinini ubitekerezaho utaragiye mu bintu byo gusamara cyangwa mu magambo menshi. Ikintu cya kabiri, umukobwa nyine ukunda gukururwa cyangwa se impamvu abakobwa bakururwa n'umugabo utuje cyangwa se umugabo wicecekeye ufite umutuzo, cyane cyane usanga abagabo batuje ari ba bantu bavugira hasi cyangwa se bavuga gahoro kandi bakumva mbere yo gusubiza. Ntabwo waba utuje ngo usanga nyine mu gihe uri kuganira n'umuntu ngo uri kumurusha amagambo, just mu busanzwe uri wa muntu ukunze guceceka. Rero usanga wa muntu uceceka cyane iyo ari kuganira cyangwa se ari kuvugana n'umukobwa cyangwa se umugore, uwo mugore aba yiteguye yuko amagambo menshi araba ari bwumvwe cyangwa se ibyo avuze byose nta response mbi cyangwa se nta kuburana kuraza, nk'uko tuzi ko abakobwa cyangwa se igitsina gore gikunda umuntu ucyumva praise, akunda umuntu nyine umutega amatwi kandi umuntu uhora witurije. Rero yabona ukunda guceceka cyane avuga ngo uyu muntu niyo nzaba mvuga cyangwa se igihe twaba turi kuvugana arababasha kunyumva, yumva ibitekerezo byanjye kandi yumva ibimvamo, nk'uko tuzi ko bakunda umuntu bumva kandi ubatega amatwi. Umugabo ufite umutuzo ntavuga cyane cyangwa se ngo aceceke igihe cyose. Gira umutuzo, uvuge gahoro, just ujye uhora wicecekeye, ariko mu gihe uvuze ugerageze gutanga response kandi umukobwa aba yizeye ko mu gihe mwavuganye urabasha kumwumva. Amenya igihe cyo kuvuga uwo mugabo kandi akamenya iyo avuze ijwi rye uko riraba rituje ndetse n'uburyo ararikontorora. Ijwi riteye icyizere kandi ijwi rikurura abamwumva kandi rikurura n'amarangamutima. Umuntu utuje cyane usanga iyo avuze aba afite ijwi rikurura abantu kuko akenshi just abantu ntibamenyereye ijwi rye, rero igihe baryumve bumva riri attractive muko ryo mu busanzwe ritaba riri attractive, ariko kumva nyine umuntu avuga usanzwe umubona acecetse cyane just ahantu bigukora nyine utawumva wagira ngo biri kugukura kuko nyine udasanzwe umenyereye kumva avuga, noneho kameme mu gihe mwavuganaga cyangwa se mu gihe mwaba
muri kuvugana ku kintu runaka kandi wari usanzwe ubona atavuga. Impamvu ya gatatu guceceka cyangwa gutuza bikurura cyangwa se byica amarangamutima y'abakobwa nyine bikaba byabasha kubagusha, ni uko nyine umuntu utuje cyane cyangwa se umuntu ucecetse cyane aba agira imyitwarire nayo ituje. Ntabwo uzasanga umuntu udakunda kuvuga akunda gusamara cyangwa se aba ajagaraye mu bintu. Hari ibintu runaka umuntu udakunda kuvuga aba atanajyamo nyine. Ibintu bijyanye na entertainment cyangwa ibintu byo kujagarara, uba usanga umuntu udakunda kuvuga cyangwa umuntu utuje adakunda kubijyamo. Just niyo abigiyemo ubona atabiha umwanya munini, kuko ntabwo wajya mu bintu byo gusakuza cyangwa byo kwisanzura wowe udakunda kuvuga. Umuntu ukunda kuvuga aba agendana n'ibintu nyine bijagaye cyangwa bisakuza cyane. Rero umukobwa iyo abonye ugira imyitwarire yo ko cyangwa se ugira umuco wo guceceka cyane, we aba yumva ko n'imyitwarire yawe utuje utanajagara, just utanabunga mu bakobwa, kuko n'ubundi just n'aba playboy cyangwa se abahungu bagenda mu bakobwa cyane, niba abahungu baba bagira akanini nyine baba bumva ko buri mukobwa wese bamugeraho bamutera icuga cyangwa bakaba bamubwira utugambo tumureshyaye. Rero kuko kubona utuje cyangwa se ubona aho uhora utavuga ucecetse cyane, aba yumva ko n'imyitwarire yawe ituje utagira imico nyine ijagare yo kujarajara. Niba uhora wihuta uhinda nk'umusiki cyangwa se uhora ujagare cyangwa usa n'uhangayitse, bituma usa n'umuntu udafite icyerekezo. Just umuntu utuje cyangwa umuntu wicecekeye aba avuga ko nyine umuntu uko biri kose uyu ni umugabo ufite icyerekezo kandi ufite ahazaza ahora atekerezaho. Genda gahoro, uhagarare wemye, wumve ko ushikamye, urebe abantu mu maso ariko ufite igitugu cyangwa se utuje kandi uri kubarebana ucecetse, nta mpamvu yo kujagarara, kuko nabyo biri mu bintu bigusha abakobwa ndetse biba byabakurura. Gutuza bigendana no kugira imyitwarire ituje. Ikintu cya kane gituma guceceka cyane biri mu mbarutso zishitura abakobwa cyangwa se zikurura abakobwa, ni uko umugabo ucecetse cyane biba bigaragaza ko afite ubwenge ndetse n'ubunararibonye kabone niyo nabo yabwo yaba afite, cyangwa se ubwo bwenge bari kumukekaho ntabwo yaba afite. Ariko just ubusanzwe tuzi ko abanyabwenge cyangwa se abantu nyine bafite ibyo bavumbuye cyangwa se bagize ibyo bageraho ari ba bantu bahoze kuva kera batuje, cyangwa abantu bakunda guceceka cyane, kuko niyo umuntu yacecetse cyane nta muntu udatekereza. Uba usanga umwanya munini we wakoresheje uvuga, umuntu utuje we cyangwa ucecetse aba arimo arawutekerezamo. Kandi iyo noneho wabaye umuntu mukuru, umuntu w'umugabo, umwanya wo gutuza cyangwa ucecetse uba ureba nawe cyaguteza imbere. Rero abagore bakunda umuntu ufite iterambere turabazi. Rero niba abona ufite iterambere cyangwa se abona utuje cyane, agerageza kuvuga ngo umuntu nimba atuje uko biri kose afite ubwenge cyangwa se afite n'inararibonye mu bintu runaka akora, na bya bindi baba bakunda cyane, ukaba bumva ko hari ibanga rindi riba rikwihishemo nyine wowe mu bijyanye bya bindi nawe uzi. Ariko abagore benshi bakururwa n'abagabo bafite ubumenyi butandukanye kandi bazi mu bintu nyine mu bijyanye n'ibintu by'inararibonye cyangwa by'ubumenyi, harimo bya politiki, umuco ndetse n'ibindi bintu. Kandi umuntu utuje biba bisa nkaho nyine afite ubunararibonye mu bintu byo gusoma ndetse no gutekereza mbere yo kugira icyo avuga, kuko uburanga bw'umugabo bushobora kurushaho gutuma akundwa kubera ubwenge bwe. Just iyo uri umunyabwenge akenshi binakururira igitsina gore. Turabazi abakobwa bakunda umuntu w'umunyabwenge, ariko nyuma y'umuntu w'umunyamafaranga. Ubwo ufite amafaranga ukagira n'ubwenge, uba ugiye kuba muri paradizo y'abagore cyangwa y'abo bakobwa nyine. Ikintu cya gatanu kiba cyashitura umukobwa cyangwa kiba cyashitura igitsina gore mu bijyanye no guceceka cyangwa se byaturutse mu guceceka k'umugabo. Buriya umugabo utuje cyangwa umugabo ucece cyane amenya gutebya, ariko buriya adatinda nyine mu bintu. Uzacunge umuntu ukunze guceceka, iyo yavuze ushobora kumirwa. Iyo yavuze nyine uba usanga agira buraga zitangaje, rimwe na rimwe ugasanga ibintu avuze nta nubwo bishamaje cyangwa nta nubwo bisekeje, ariko kuko ukuntu wamubonaga n'ukuntu wamutekerezaga, point uba wumva yavuga cyangwa se ikintu yavuga utumva atavuga, ukumva arakivuze ku buryo ushaka kugusetsa cyangwa bikagutangaza. Rero abakobwa bavuga ngo uyu muntu rero ukunze guceceka just anatanga n'ibyishimo. Iyo avuze nyine numva ndutse, cyangwa se ari utuntu yavuga nyine akaba nyine aranshimishije, kuko nyine buri muntu uzi gutebya kandi akunda guhora acecetse bikurura abakobwa. Menya igihe cyo kuvuga, ahubwo igihe uvuze ushyiremo ibisekezo cyangwa se utebye, ariko none igihe kinini cyaba ari icyo gutuza no kuba ucecetse. Ako kantu kamenye none ibyo ngibyo nibyo byica abakobwa cyangwa se ibyo bikurura ayo marangamutima y'abakobwa. Gutebya neza bituma uba umuntu ushimishije, ariko gutebya nabi cyangwa se kwihata ibintu byo gutebya bishobora no gutuma usa nk'umuntu udatuje cyangwa umuntu ujagaraye.
menya gutebya ariko umenye gutebereza mu gihe gutebereza seka ariko umenye gutebereza mu gihe cyabyo. Niba ushobora gusetsa abakobwa mu buryo bworoshye, ni iki cyatuma batagukunda cyane? Cyane iki cyatuma utabakurura? Ubabwiye ibintu ariko ubivuze rimwe na rimwe, cyangwa se ntusanzwe uvuga ariko mu gihe uvuze ugerageje gutebya, cyangwa se ubakubisemo ibisekezo, aho ngaho bazakwishimira ko bazaba bavuga ngo igihe cyose yaduhaye umwanya wo kuvugana nawe ni igihe cy'agaciro. Ikintu cya gatandatu mu bijyanye no guceceka bikaba byakurura nyine amarangamutima yawe, uri umugabo utuje cyane cyangwa se umugabo ucecetse amenya no gutuza mu bihe bikomeye. Kandi umukobwa cyangwa se igitsina gore kiba gikeneye umuntu uzagifata mu mugongo cyangwa se umuntu uzamubaho inyuma mu bihe biba bikomeye, hahandi aba akeneye umuntu umufasha. Ntabwo waba uri wa muntu utuje cyangwa se uri wa muntu udakunda kuvuga cyane, muri make ucecetse, nk'ibihe biza ibihe bikomeye nibiza ubone ngo urajagaraye. Ubundi gerageza umutuzo wa mbere cyangwa guceceka kwa mbere bikomeye ujye ubigira mu gihe ufite ibibazo, kuko buri umuntu afite ibibazo, afite amarangamutima cyangwa se afite ari mu rukundo, nibwo bwa mbere cyangwa se nibyo bintu bya mbere umuntu akoramo amakosa menshi, ahubuka, akora ibintu atatekereje neza. Rero iyo ufite umutuzo cyangwa se iyo ucecetse cyane mu bihe bikomeye, biba bigaragara ko hari n'ikintu wakora ndetse ukaba wakwirwanaho, kandi uba wumva ko gutuza kwawe nyine ntabwo ari uguceceka amanuma cyangwa se guceceka bidafite ibisobanuro, ibyo nyine ubucecekanye kameme. Iyo ibyo bintu bigenze nabi cyangwa se hagize ikintu gihinduka mu buzima, umugabo aba afite umutuzo, yitwara neza kandi ntahita aterera hejuru kumve nyine yahahamutse. Kuba umuntu ushobora gutekereza vuba kandi agafata icyemezo gitandukanye n'ibyo abandi bakora, babandi basanzwe basamara, already iyo bigeze mu bibazo barajagarara, kugira ngo avuge ngo agiye gutekereza directement ikintu yahita akora ku buryo just cyahita kibavana muri ibyo bibazo barimo. Encore ibyo bibazo byose n'uwo mukobwa arimo ugasaba bose babivuyemo, birabagora cyane. Ariko umuntu uhora utuje we, umukobwa baba bamubonamo iyo gero cyangwa se ubwo bushobozi bwo kuba yamukura mu bibazo mu gihe gitangaje. Uzacunge nuko nyine wenda bica kuba bitarakubaho, habaye nk'ikintu uri ahantu hari abantu batuje cyangwa se umuntu ukunze guceceka cyane, hakaba n'ikintu giteye ubwoba, usanga abantu benshi bazahungira kuri uwo muntu usa nk'utuje cyangwa uceceke cyane. Ariko cyane cyane abakobwa n'abahungu b'amadage nyine batakirwanira, ariko n'abantu bose babona ko umuntu utuje kandi ucecetse cyane ari icyo abahishe cyangwa ari izindi mbaraga bafite zabakura mu kibazo runaka baba bagezemo. Ikintu cya karindwi nyine kiva mu guceceka bikaba byakurura buri gitsina gore cyangwa bikaba byagusha buri mukobwa, burya umuntu ucecetse cyane cyangwa umuntu utuje cyane amenya gucunga amarangamutima ye mayibere. Ntabwo umukobwa azibwira ko guceceka kwawe birimo kujagara cyangwa se birimo ubuhehezi. Iyo uceceka cyane, umuntu wese agufitiye icyizere cyangwa se ababona ko utanajagarara no mu rukundo cyangwa se utanajagarara mu bintu byo kubunga mu bakobwa, ko nyine ugenda mu bakobwa ntibyatuma utuza, ntibyatuma uceceka, kuko abakobwa bazaba bakuvugisha kugira ngo ubashe kumukomveka cyangwa utsindire umutima we, nuko uzamuvuga cyangwa uzagira amagambo menshi yo kuvugavuga. Uwo ngo n'uzaba ugiye kwitereta cyangwa n'uzaba ugiye kukuvuna, ariko uwo uzaba ukuriye aze akagukunda kandi ukabakura ari benshi, ni wa muntu uzaba ukuruwe no gutuza kwawe ndetse no guceceka kwawe. Rero abakobwa iyo babona uceceketse cyane cyangwa se iyo babona uri umuntu utuje, akenshi bibwira ko nyine uri wa muntu ucunga amarangamutima ye, kandi bakavuga ngo uyu muntu mu rukundo naho aba atuje ntabwo aba ajagare, kandi no mu rukundo ntaba ajagare cyangwa se ngo abe yumva ko yajya kujagarara mu bandi bantu. Ntukajye ugerageza umujinya cyangwa se guhangayika buri gihe, kuko buriya abagore bakururwa n'umugabo ushobora kwihangana, kumenya igihe cyo kwihangana ndetse n'igihe cyo kuvuga ibyo agomba kuvuga, aribyo bijyana n'amarangamutima nyine. Ibi bintu byose twarebaga iyo ubikoresheje iyi mico igera kuri 7 cyangwa se uku guceceka, bituma iyi mico 7 cyangwa bituma ibi bintu gushoboza abakobwa bashaka kukubonamo bikaba byabakurura. Ndakurahiye buri gitsina gore kizakurikira bitewe n'umutuzo wifite cyangwa se bitewe no guceceka kwawe, ariko nawe ukagerageza ko guceceka akaba hari icyo ucecekanye. Wowe twari kumwe tureba ibi bintu, uri uw'agaciro please, kandi ni ingenzi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, like kuri video ni iby'agaciro, kugira tuze no kubana mu bindi biganiro by'ubwenge nk'ibi. Kandi muri comment mujye mwisanzura amayidi, muri comment n'ujyaje utanga igitekerezo, uvuge ukuntu wowe wabyumva, uvuge ngo ngiye iki kintu cyanga kabisa narakibonye cyangwa se kirankomye, uvuge nyine ukuntu ibintu byose tubibona, kuko ibi bintu biba byakorewe nyine ubushakashatsi nkabanza nkabigenzura neza, nkabona ibintu nyine just by psychology, nyine ibintu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe nyine
abahanga bavumbuye ku buryo uba usanga ibintu abantu benshi babihuriraho. Gusa nawe iyo ubonye ikintu ugomba gushyira muri comment kugira ngo bagenzi bawe babashe kuba bareberaho cyangwa se kuba bagira inyunganizi bashyiraho.